you want to become rich, be invisible. Ugenekereje mu Kinyarwanda ngo niba ushaka kuba umukire wikwigaragaza igihe cyose. Still waters run deep. Iyi ni imvugo n'umugani wo mu kinyejana cya 16 w'inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini ugaragaza ubushobozi burangwa n'abantu batuje, abantu bakora byinshi mu ibanga ryabo ndetse n'abakeya babiziranyeho. Muraho neza, bahaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu The X News. Kora subscribe, share ndetse ushyire comment ahabugenewe kugira ngo ugerweho ku kanya n'ibiganiro, ibyegeranyo n'inkuru ku mateka ndetse n'inkuru z'ingenzi zigarukwaho cyane mu isi tuzajya tubasangiza umunsi ku wundi. If you want to become rich, be invisible. Aho uragirwa inama. Burya abakire ba nyabo ntibakunda kwigaragaza bya hato na hato, ndetse niyo bibaye kugaragara kwabo kujyana n'inyungu. Niba uri muto kandi ushaka gutera imbere no kugira ijambo mu bandi, tangira witoze kwigirira ibanga, cyane cyane mu mishinga yawe y'iterambere uteganya cyangwa watangiye. Muri iki kiganiro cya none ni ingingo 5 z'ingenzi zijyana n'ibanga wigirira mu gihe wifuza iterambere turi buganireho. Ingingo ya mbere: bura wigaragaza wowe n'isura yawe, wigaragaza wowe n'ibyo utekereza ku iterambere ryawe. Bamwe mu bantu banezezwa no kumenyekana bagaragaza ibyo batunze, ibyo bateganya gukora n'ibindi byinshi bijyana no guhaza ubwibone bwabo. Nyamara ni ikosa rikomeye. Abantu bakoze bagatera imbere bya nyabyo ntibakunda kwigaragaza, ntibamurika ibyo batunze kuko bamenye ko iyo utagaragara bya hato na hato nta wukwibasira. Nawe rero ujye werekana isura yawe ariko ugume mu bwihisho. Aha niho hari imbaraga nyazo. Iyo utagaragara ugira abanzi bake, ibyo bikakurinda gusenyerwa ku mutambiko wa mbere w'urwego ugerageza kuzamuka. Ingingo ya kabiri: ujye uvuga makeya. Hari abantu bakunda kuvuga ku buryo baba bumva ntacyo basiga inyuma. Abo akenshi ugasanga ari abadafite akayamvugo y'ingunguru iri mu busa yirangira cyane. An empty barrel make the most noise. Abo rero ngo nibo bagaragara basangiza abandi intego zabo, imigambi n'ibyo bateganya gukora, ubundi rimwe na rimwe byakabaye ntacyo bitwaye mu gihe uganiriza inshuti yawe imwe mu bitekerezo ufite. Ariko ikosa riba muri ibyo nuko isi uko igenda irushaho kuba mbi, igirwa mbi n'abayituye, ari nako umuntu aba agomba kwiga kubana n'impinduka zayo. Iyo uvuga makeya ariko ugakora cyane, abo batekereza nabi ntibashobora kumenya icyo uteganya kandi ntibashobora guhagarika imigambi yawe. Ingingo ya gatatu: ntukemere gushimagizwa. Hano ngo benshi bishimira gushimagizwa bihoraho mu gihe hari ibyo bakoze rimwe na rimwe bibaviramo impamvu yo kudashobora gukorera mu bwihisho bizabateza imbere. Niba ukora winezezwa bihoraho no gushimagizwa kuko akenshi ibyo ukora ziba ari inshingano zijyana n'umwanya urimo gukoreramo, gushimagizwa byongera gusa ubwibone bwawe ndetse bikadindiza intego zawe z'iterambere. Burya icyubahiro kirabungabungwa naho umukiro ugategurwa. Wowe ujye ukomeza ugorora umutwe, wige, umenye, witegurire mu bwihisho kugeza igihe cyiza cyo kugaba igitero kigeze, icyubahiro kizizana. Ingingo ya 4: ntuzibagirwe Imana na rimwe. Iyo wiyubakira mu bwihisha kenshi wumva uri wenyine, nyamara buri rutambwe utera inyuma yawe haba hari imbaraga ziguhora hafi. Ntukigere ucika intege, ukomeze wiyubakire mu bwihisho kandi igihe cyo kuba umunyamuryango w'intsinzi nikigera uzibuke uwagufashije kugeraho. Ingingo ya 5 ari nayo ya nyuma: ba iruhande rw'abantu bateye imbere, abantu batekereza neza. He who walks with the wise grows wise. Ugendana n'abanyabwenge nawe aba umunyabwenge. Ntugashyire hamwe n'abantu bafite indangagaciro zitandukanye n'izawe. Ibyo byiza by'igihe gito bizahinduka ibibi by'igihe kirekire. Ushaka abantu bafite ibyo ukeneye, icyubahiro, iterambere ndetse n'indangagaciro zikwiriye. Abo bazaba abafatanyabikorwa beza b'igihe kirekire kandi abana babo bazaba inshuti z'abana bawe. Abantu badafite ibyo bashobora kuba abafatanyabikorwa beza. Mwifurije intsinzi, mwifurije guhirwa, mwifurije iterambere.